Ni inkuru yigeze gutrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'inka yabyaye abana babiri, gusa bikomeza kugenda biba inshoberamahanga, byabereye mu karere ka Gatsibo. Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ngo ni ibiki, ese koko ni ukuri inka yabyaye abantu, cyangwa ni bya bindi dusanzwe tubona ku ma YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga, influencer bashyiraho inkuru zo kugira ngo babone ama views bunguke cyangwa se bacuruze. Gusa ukuri kose kuri ino nka kuri hano, ibi ngibi byarabaye koko ni ukuri, nk'uko byagiye bica ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko ku ma YouTube. Gatsibo bivuga ko havutse cyangwa se inka yabyaye abantu, cyangwa se bafiteho imibiri ijya kumera nk'iy'inka ariko bakongera hakajyaho isura y'abantu ukuntu, ku buryo bahise babajyana kubakorera isuzuma kugira ngo barebe ko baba baravutse ku muntu koko. Iperereza cyangwa se bafashwe DNA test biragenda birakorwa. Uyu munsi tariki 25 Ukwakira 2024 nibwo umuganga umwe mu bakora muri laboratoire yakoze isuzuma kuri bano bana, yasohoye urutonde. Gusa nk'abantu baragenda bibaza ibibazo, nawe aka kanya wakwibaza ese y'abana bavutse ku nka bazabyara nako bazavuga nk'abantu, bazavuga nk'inka, inka nivuga irabira, bazarya ibiryo, bazarisha? Ayo matsiko nanjye ndayafite, gusa igisubizo ku nkuru tugiye gusoma cyangwa se ku bisubizo tugiye gusoma byose bihuriye muri ino nkuru. Njye mugiye kubanamo nitwa Shimwe Kevin, naho YouTube channel yo ni Ntashyi TV. Icyo ngusaba nyamuneka ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye uhora ureba inkuru zacu umunsi ku wundi, kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ni inkuru rero yigeze gutrendinga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Niba ari n'ubwa mbere yumvishije, ugende kuri YouTube usacinge ngo Inka Yabyaye Abana, uraza kubibona, uraza kubona ayo makuru yaratrendinze. Channel zitapostinze ino nkuru ni nkeya, ibitangazamakuru bitapostinze ino nkuru ni bikeya, ku buryo byaje kuba inshoberamahanga. Gusa iperereza ryo ryarakozwe haza kuvumburwa icyaba cyihishe inyuma. Muribuka hari inkuru igeze kuvugwa ndetse iza no kwibasirwaho cyane n'umugabo witwa Kensi yo kuri TV1, hamwe n'uwa musaza bakorana, sinya nkunda kumenya izina ryiwe. Bigeze kuvuga ku mugabo wigeze guca ku nka akumva ko ashatse gukora imibonano mpuzabitsina, ngo kandi indaya zarahenda. Uyu mugabo nta kindi kintu yakoze, yatatse inka aryamana cyangwa se asambanya iyo nka. Abagore baje kumubona arimo arasambanya inka, bamugatiye mugabo rekera, banahondagura umugabo. Noneho uyu mugabo abaturage barahondaguye, ariko yanga kubumva, ariko biza kurangira bamujyanye cyangwa se atawe muri yombi, kuko n'inka ni ikiremwa kandi gifite uburenganzira bwacyo bugomba gukurikizwa. Umuntu agomba kubaha ikiremwa icyo cyose, ndetse akubahiriza n'amategeko yashyizweho yo kurengera ibiremwa, kuko ibiremwa bishize ku isi harimo ibintu byinshi isi yahomba, cyangwa se Rwanda cyangwa se abanyarwanda n'abandi bazungu n'abandi bantu bose batuye ku isi babura ubuzima bwabo. Noneho bivuga ko rero nk'abo bana ariko bashobora kuba baravutse, nibwo niyo mpamvu nari mbatiye iyo story y'uwo mugabo. Ino nka ishobora kuba yasambanyijwe n'umuntu, ndetse bikaviramwo kuba inka yari yagiye kubyara, yajya kubyara nyine hakaza abana bafite uturemangingo tw'abantu. Urumva nyine abantu, nyina wabo ni inka, se wabo ni umuntu. Ntaramenyekana, nta n'iperereza riri kumukorwaho ngo ashakishwe, kuko biragoye kuba wamumenya. Ubu se wahera ku murongo ufata DNA test kugira ngo urebe abantu babyaye iyo nka. Gusa aka kari agasampo gahari, bavuze ko ibisubizo uyu munsi mu masaha ya saa 3 z'ijoro bari buze kubishyira hanze, nimuze gucikwa. Ubwo kari nk'aga publicity mbahaye hano kuri Ntashyi TV. Icyo usabwa nyaboneka ni ukuza kubana nanjye kugeza tugeze muri aya masaha yo kugira ngo tuze kuba twabiganiraho. Uwiteka Imana akurinde guha ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima.
Nge nitwa Ishimwe Kevin. Ushaka kudukurikirana rero ukanze subscribe n'inzogera ukazajya ubasha kubona amakuru yose arimo n'imyidagaduro ndetse n'amakuru yirirwa mu baturage mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.